ko nakwiruka inyuma y'iminsi ntisige, negereye n'abakambwe ngo bangiye ibyombo bifite product zimeze kimwe ariko icyo bitandukaniyeho ni perfume. Niyo mpamvu iyi ngiyi igura 3, iyi ikabigura 2,500. Hatangiye kubona abakiriya benshi cyane. Bwanyu amaso araba mweke mwije kuri gate mureba ibikorwa, abana bakora amasabune, abana bakora envelope, buriya n'ibindi baza no gukora indege, abana bigisha za physique, babigisha n'uburyo bakorana n'imodoka, akamodoka kadakora kakagenda ubwabwite. Ni ukuvuga Milani by doing. Ibisi yagiye itambuka yaratambutse nk'indi iragenda, ariko nk'abakozi bo muri authentique kuri uyu munsi dufite byinshi dushima Imana. Turashima Imana yarabikoze kandi ibindi zabikora. By'umwihariko tukavuga ngo Dr. Paul Gitwaza bageze iyo vision rero tukamushima. Benshi bafite ubushobozi ariko badatekereza kuri education, batekereza business, batekereza indi business, amamodoka, gucuruza amamodoka, gutwara abantu, transport. Ariko yatekereje abantu mbese nyiriho gihumeka n'iki nakora. Narema abantu bafite ubwenge ariko bafite n'Imana mu mitima yabo. Buriya ivuga authentique ngewe n'abaye imyaka yatambutse sinshaka kugusobanura ngo byumve, ntabwo wabyumva buriya, ntabwo wabyumva. Hano tugira abantu bahembwa amafaranga make ariko iyo bahaye ibiryo barishima sasa. Bari wabize iki ni icyaba cyangwa ubugabo, aho umugabo ageze ukasanga ushobora kuvuga ngo hano hari umugabo. Barumye ngo iyi ni ingabo, iyi ngiyi ikinga imyambi ku rugamba, uracyari ku rugamba ariko ibyago ni bizi uzabyukira aho uzakomeza urakoze. Nibyo nabo gufashwa. Icyo twabafasha cya mbere no kubaha inama igihe cyose dukeneye mu nama zitandukanye mu rwego rw'imikorere, twiteguye kubafasha no kubaha inama. Icya kabiri ni ukuba hafi mu bikorwa bisanzwe kibyakenera ubushobozi runyanaka, tuzabegera tufatikanye nabo. Icya gatatu nanone nuko basengera Imana ikabafasha, ikabaha ubwenge mu byo bakora byose, Imana ikabambika ubwiza bwayo ndetse n'igitinyiro n'imbaraga z'Imana, bagakora ibirenze nkuko Daniel nawe yakoze ibirenze ibyaho genzi babo. Bibiliya Dawidi yaravuze muri Zaburi ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye none natwe turishimye, kandi arongera aravuga ngo uyu ni umunsi Uwiteka yabaremeye kugira ngo muwishimiremo kandi muwunezererwemo. Ndayishimye rero kubw'uyu munsi kuko ni umunsi uje nk'igisubizo. Ndabyibuka